Ndabasuhuje kandi mbaha ikaze bakunze ibiganiro byacu. Reka mbifurize kumererwa neza aho muherereye hose hirya no hino mu mpande enye zigize isi. Iyi ni Riyo TV, ngendishije Kalisa n'igihe tuyo komezanya muri kiganiro cyuzuza icyari cyabanjije iki ngiki twakoranye na Retired Captain Enoke Kwizera. Ndagira ngo niba warakirebye wakirangiza wabonye ko kitarangiye. Nawe utarakirebye reka ngusabe kukireba kugira ngo ukomeze kuryoherwa n'iki ngiki. Reka ngushimire wakoze subscribe, ubushize nari basabye kandi mwabikoze ku bwinshi. Byaratunejeje. Nawe utarayikora reka tugusabe kuyikora. Ni ukunda ibiganiro byacu reka tugusabe ikiganiro ntikirangire udakoze subscribe. Yes, reka tudatinze twinjire mu kiganiro. Wenda ibindi byambabaje ni ibi by'intambara byo kwicana by'abantu, ariko ikintu cyo kuvuga ngo umuntu akurasiye umusirikare umwe babiri nibura ntunamukuyeho yarari usubiye inyuma kubera kunaniwe. Mu by'ukuri nubwo bakugemurira n'ibyo baguhaye kurya birakugora. Hari umuntu wambwiye ko ku rugamba aba bari imbere ari amakoporo. Nibyo? N'amasagenti. Uburyo barambwiye ati nubona umuntu witwa koporo cyangwa sagenti mu gihe cy'intambara uzamenye ko ari mupiganaki. Nibyo cyangwa ibyo nibyo. Buriya muntu ujya kuzamurwa mu ntera hari icyo ukoze. Buriya nawe niba uri ahangaha nubwo waba uri ofisiye ntabwo ushobora kuva nk'ahantu ugende metero 400 byanga bikunda. Hari ababa bari aho ufite abasirikare 4 ufite wenda 10 nawe noneho ukaba uri uboganayizinga cyangwa uri ni komandi yabo, ariko nawe niba uvuye aha hari uhasigara kandi nawe bamuhaye iyo koporo ari ukureba aho uri bumusige ari bugumaho. Nunda aho umusigare haguma ni ukuvuga ni abantu baba bakungirije muri komande bagufasha gushyira mu bikorwa ibyo wateguye nawe n'ibyo bakorera. Ntagiye ku rugamba, yagezeho ku rugamba ukagira ubwoba bwo gutinya gupfa. Ikintu umuntu wese atinya ku isi ni urupfu. Ni nacyo gihano Imana ntabwo ngo gikomeye yahaye ikiremwa muntu. Umuntu wese yatekereje ko azapfa yumva agizemo akantu k'iki kakikango. Mwe rero ku rugamba mwari muri mu rupfu, nta gihe cyageze kumvugiza ubwo ko ushobora gupfa. Ibyo tuzakubeshya buriya umuntu ni umuntu wenda, ariko biterwa n'igitero uko kimeze n'iki ukaba wagira ubwoba wenda ukagira ahantu wigira. Ariko gihe ntagiye kwirarira cyangwa ngo no kwivuga ibyiza, igitero uko cyazaga giye gusa buriya hari ibintu umuntu atinya. Ngiye mu buriya nuko wenda utabizi najyaga ntinya imitego. Buriya mu buzima isasu sinajyaga numva ntekereza, ariko ibintu by'imitego hari ubuntu bajyaga batega bumeze nk'amapave gutya ubukandagiraho ubwo bita personnel. Ngiye naho najyaga urwaraho numvaga ariho umutima wabanje kuba, ariko ibyo kuvuga kurwana kurasana murahura nubwo babibumbi bibi uko nukuri ntabwo najyaga mbyitaho cyangwa mbitekereza. Ariko umutima wabaguje watekereza kuri iyo antipersonnel nkajya ngenda nsimbuka numva ufite ubwoba bw'amaguru kuko natinyaga gucika amaguru gusa. Kuno ubuntu batega mu butaka utabona niyo ntwaro mu buzima natinyaga. Wenda n'ubu nakavuze ko nyitinya ntabwo nkiri mu gisirikare. Yego, ariko nicyo kintu najyaga ngirira ubwoba. Naho kuvuga ngo igitero defense imeze iki oya. Nigeze kubaza ubushize numva ikibazo ntukinsubije neza, sinzi impamvu nakubaje ngo mbe wize ute ku rugamba. Niwakinsubiza neza ariko ndagira ngo twongere tubigarukeho. Inkotanyi mwese mwari abahanga, ni nayo mpamvu mwageze ku nsinzi, mwageze ku cyo mwarwaniraga. By'umwihariko abakamanda bo hejuru barabahanga cyane. Ariko hari n'ukuntu umuntu nawe ubwe abavuga ati nanjye ku rugamba nk'uko uvuze ngo watinyaga cyo watinyaga intwaro watinyaga mbere ni imitego. Umuntu aba yiyizi azi icyo atinya azi icyo ashoboye. Ku rugamba wowe witekereza ute? Icyo kibazo niba kitagukomereye wowe wiyizi ute ku rugamba nongeye ngikubaza. Ibyo ari byo byose wenda ntagize
sinakwishyira hejuru ngo narabarushaga cyangwa narushaga abandi, ariko ikintu cyo ku rugamba, buri gihe urugamba rukunaniza ubwoba. Urugamba rukunaniza ubwoba. Iyo wagize ubwoba ukareba umusozi ukureshya, ugatangira kuwutekerereza, abasirikare benshi bawuriho, utanadiporoyinze, utanazi, ugatangira gutekereza noneho nibananira ndamanuka hariya ndahagera hano, burya ni bwa bwoba buba bwagutashye. Gusa ikintu cyamfashije mu buzima bwanjye, ntabwo nigeze ngira ikintu cy'ubwoba pe. Ibyo ni ibintu ntavugisha ukuri, wenda hari n'abo twagiye tubana muzagenda muganira, ntabwo kuko numvaga umuntu ko afite imbunda, nkaba mfite imbunda, afite amaso abiri, mfite abiri, ko afite abasirikare, ikintu nkishyiramo ngo napfa arandasate. Gusa niba munahanganye nawe ukirinda kujya hasi ukegera abasirikare kugira ngo ataza kweguka akanakurasa akagucubya, noneho akarava gufata ku gikanaterura nk'uterura intoki. Ibyo warabyirindaga. Ikintu cy'ubwoba rwose pe ntacyo najyaga ngira ngo ikintu cyantera ubwoba. Hari ibitenge mwakenyeraga nabyo, ndagira ngo mbwire ku kimwe, byari inzara yatumaga mukenyera biriya bitenge mu nda, byari uburyo bwo kugira ngo muze kubyiyorosa nimugera, cyari ikiringiti cyanyu, byari bimeze bite? Uriya ahenshi byafashaga ku mbeho, cyane cyane ibintu by'ibitenge byabaye byinshi, ngira ngo tugiye mu majyaruguru kubera imbeho, kuko niba ufashe intuza nk'uko wakwambara umwenda uko wambaye, ariko burya iyo ugashyize mu ijosi kagira uko kazana ubushyuhe hano mu matwi, ibyo gutitira ntibigire. Nibwo abantu wasangaga benshi, cyane cyane ureba no mu ntambara uko byari bimeze, force zabaga mu majyaruguru muri za Byumba, Ruhengeri, wasangaga benshi 90 bafite utwo dutenge. Hari uburyo bw'imbeho kukafasha, naho waba wicaye wenda mutari ku ntambara, wagashyiraga mu mutwe ugashyirezaho ingofero ugashyuha. Ntabwo uburyo bw'inzara wayihambira inzara ntiyabura. Ariko hari ukuntu umuntu yizirika agashumi mu nda kugira ngo ziriya wenda ushobora kuba unarwana cyangwa mugira ukareba kuri bugate ukagapfundika. Ariko ahenshi abantu bafashaga imbeho. Igihe cy'imbeho nijoro wicaye ahantu murambuje, ku buryo ukazinga utya mu matwi no mu ijosi, ukarenzaho ingofero ugashyuha. Ariko hari utundi dukoresho inkotanyi, abasirikari b'inkotanyi bakundaga kwitwaza, akenshi wasanga bafite akantu k'agasuka. Kari gasuka kabafashaga iki? Buriya busuka ni ubuntu bwa mobile, kuko isuka nini no umuhini ntabwo bishoboka. Ubundi usanga ko ku ruhande kameze nk'umusimeni gafiteho amenyo, kuko ushobora kugakatisha igiti kandi ukagonza utya, hari ukuntu ugafunga kakaba gasuka kagacukura. Wagira igiti gafite nk'urukezo, akaba ari urukezo uruhande bagakoresha gukata igiti gitoya, gucukura indake. Buriya ni ubuntu bwa mobile, ni ubusuka buriya n'ubwa gisirikare. Usanga dufite n'uduhini dufite metero imwe, urakagonda ugashyira mu kandara akitwara. Iyo mwafataga imbohe, mwitwaraga mute igihe mwafataga imbohe cyangwa amatekwa? Ariko urumva ni nka bya bindi twavugaga, biba ari ishema. Biba ari ishema kuko uba undi iyo umufashe we ntiwihutira kumubaza, kuko aba agifite igihunga. Ntabwo aba yizeye ko ari bubeho cyangwa ko atari bubeho, cyangwa bitewe nawe uko yabitekerezaga bayagufashe. We icyo wakoraga, niba umwegereye ukaba uramufashe, wabanzaga kumuhumuriza, ese urapfa iki? Ariko nanakubeshya aho ngaho wowe umwegereye nta mwanya munini
uramuhumuriza ukamubwira urarwanira iki, urakora ibiki, ko turi bamwe, uri umunyarwanda, ibiki, nyuma ukamusubiza inyuma kuko wowe uri mu kazi uhanganye n'abandi. Rero iyo umushyikirije ab'inyuma nibo bamuganiriza, ariko iyo ari umuntu ubohoka vuba nyuma y'ukwezi mu byumweru 2 ureba atangiye gutinyuka no kuvuga no kuguha amakuru. Ariko nawe wabaga wumva ari akarusho, nibura ndamufasha wumvaga ari fiye kurwana n'umuntu akirukanka ukamwiruka ukamufasha, ukamufata mu bitugu uti ngwino, umutesha abandi bakarenga umusozi bareba. Hari igihe wigeze ugira ikiganiro n'uwo mwahoze muhanganye nyuma y'urugamba? Hari igihe wigeze ugira ikiganiro cyangwa nyuma y'urugamba hari uwo mwahuye mwari muhanganye ku rugamba mukagirana ikiganiro mukibukiranya amateka uko mwari muhanganye? Barahari n'ubu, bamwe turanabana nabo baratashye, abukuru abenshi bamwe baracyari musabe kandi turahura tukanaganira, ugasanga nta n'ikintu na kimwe nta n'urwikeko na rimwe, usanga turi inshuti tumeze neza. Ngo mwagiye muganira mu kibuga, ese bundi iyo muhuye baraje mu kazi mukorana mwari muhanganye ku rugamba, hari igihe mwicara mukibukiranya story z'aho mwarwaniye? Mubisubiramo byose, akakubwira wenda niba yarabaga nka Muhanga uko bamuzanye kujya mu Mutara, muranabisubirana ariko kirya gihe sha twarabakubise mugaseka nawe utariko tuje, ahubwo reka nkubwira ati nawe mudukura aha n'aha, murabiganira byose nk'abantu bari, biba byabaye nk'umuryango, murabiganira n'ibintu biba byarabaye, mukabiganira bayarabibonye warabibonye, nta n'impamvu yo kutabiganira kuko nta n'icyo biba bitwaye. Hari mwuka ki hagati y'abantu bari bahanganye inkotanyi n'ingabo za FARI? Hari mwuka ki mwari muhanganye? Ndavuga ubwo muri ku rugamba ari hariya nawe hari mwuka ki? Urumva ikibazo? Ndacyumva. Buriya nibyo ngira ngo twatangire tuvugaho umuntu kurwana atazi ibyapfa, kuko hari igihe habagaho n'imishyikirano, noneho ya mishyikirano bavuze ngo ubu turenda kuvanga, hari igihe byabaye bigira, ariko mwaba muhagaze nk'aha abandi bari hariya mugahura mukaganira ukamubwira, umwe ukumva arakubwira atari kuko uri umunyarwanda nk'abandi undi turapfa iki? Ese wowe kumbuza kuza rimwe na rimwe uwo mwaba muganira ati atari ki leta yacu terega, kumva bitunzira urutoki ati buriya nyakubahwa perezida Habyarimana niwe watugize, yagira ati rega buriya abandi twebwe turabishaka ko twahura, ariko ubivuze bakwica, ukumva hagati aho muraganira nawe arabyifuza nta n'ikindi, kuko hari n'abatorokaga bakaza byandi mu mikirano uko muganira, yareba gusubirayo akaba yatoroka akaza, wasangaga nta kibazo, bamwe usibye nyine ubuyobozi bwabo bwo hejuru bwiyumvagamo kuba ari aba n'aba, nta n'impamvu yaba kubegera, ariko abasirikare bo hasi hari ubwo mwaganira kumubona rwose bo ntibazi n'ibyo bakora, barumva barengana bapfa ubusa. Afande ntitwasoza rero tutagarutse mu guhagarika jenoside, nibyo mwabahoye igihugu ariko mwahagaritse na jenoside, mugira abo murokora. Wambwiye ko jenoside itangira wari mu Mutara, byari bibagoye bingana bite mu guhagarika jenoside mu gihe ibintu byari byamaze kurenga inkombe, isi yatereranye u Rwanda, nta muntu uhari wo guhagarikira jenoside cyangwa kurengera umututsi wicwaga, mwe byabagoye ku rwego rungana rute kugira ngo muhagarike jenoside? Byo byari bigoranye, urumva hari uko ukora ikintu wateguye, kuko urareba ni ibintu, jenoside ni ikintu cyateguwe igihe kinini ngira ngo niyo bavuga amateka usanga cyari kimaze imyaka. Noneho biriya byari nko gushyira mu bikorwa ikintu cyatunganijwe, urumva ko bari barateguye bya bindi ngo muri za 59 muri za 60 muri za 70 ngo ugiye ku rusengero ntabwo ibyo batangira kubibumvisha, bagira n'abari babishinzwe
haye imana n'iki kugira ngo noneho baguhindure wumvaho kugira ngo uhunge wenda ujya mu gihuru cyangwa ujya hehe uzahunga ujya ku rusengero ari uburyo bwo kubarundanya wenda hari n'abasaza ba kera bumva ngo ugeze ku rusengero ntabwo so urumva ni ikintu cyateguwe byabafashije kugira ngo babegeranye cyane cyane buriya mu bintu byagize uruhare runini n'abantu benshi gupfa ni ikintu bita insengero kuko umuntu yavuga ngo nagera imbere ya padiri akumva ko ageze imbere y'Imana na padiri kandi ni ibintu yabatozaga yababwira ngo iyi ni inzu y'Imana nta muntu wahagera noneho wowe nuri ahangaha wakumva hatatse hariya aho kugira ngo umanuke uce mu mukoki nk'aho ugende ahubwo ukagenda wirukanka ujya ku rusengero bigatuma ibyo bintu byarabaye ikindi wenda wari ubajije kuvuga ngo byadutwaye umwanya ungana iki cyangwa byatugoye bingana gute byaratugoye icya mbere twari kure kandi hagati yacu n'abaturage hari ingabo duhanganye urumva nta kurwana utambuka ujya gutabara wicwa kandi uwicwa bamuteguriye umwica ni abasirikare abajandarume nabo batoje za nterahamwe n'iki byabaga bigoye kugira ngo ba bantu begere kandi ufite abakuri imbere mu Rwanda so urumva ko byagendaga ari ukwitanga ari ugushyiraho imbaraga no gushakisha izindi strategy dushobora kubageraho bataranashe ariyo mpamvu wagira gutya waba ufite ingabo ahangaha wa wundi ukuri inyuma bakamubwira ati wowe ca iruhande irukanka ukagenda urumva nujya kwiruka abantu bakoresha amamodoka baratera za grenade wenda ko dufata urugero ni ibirometero nka 5-8 uriruka n'amaguru kuhagera nubwo haba hari 4,000 ugize amahirwe usanga 500-200 kubera barafite intwaro gakondo za grenade intwaro zigezweho noneho niba abantu 700 cyangwa 1,000 bagoswe n'ibihumbi 10 so wasangaga niho byagoraniraga kurwana no gukiza urumva ko ari ibintu bibiri kandi bikorwa n'umutwe umwe abandi ari imitwe igera ku ingahe ibikora afande iyo abantu batekereje ibyo byose mwakoze niho abantu bakurira ingofero ingabo za FPR Inkotanyi kuko ibintu mwakoze ntibisanzwe niyo mpamvu amateka yanyu isi yose izahora yibuka ntago amateka yanyu azibagirana kuko mwakoze ibidashoboka ariko ni gute mwamenyaga aho abatutsi bari bihishe ahenshi urumva ikintu cya mbere amakuru yarazwi ko abantu bahungira mu nsengero ikindi nabo uko mwagendaga mwiruka hari nubwo nabo bakurangiraga kuko uwarebaga igitero aho kigamije ukabuze uti iki gitero aha hantu haraba niba hari igishanga runaka kirimo igifunzo wajya kubona ukabona wenda umanutse nko kuri uyu musozi ugeze kuri uri urareba igihiriri cy'abantu kiramanuka kijyaho nawe niho wirukanka ujye ukavuga uti ibyo ari byo byose buriya hari ababacitse bagiye muri kiriya gihuru ibyo ari byo hari ababatitse bagiye muri iki gishanga ni ukuvuga ngo nabo bonyine buriya n'imigendekere y'umuntu imigendere y'umuntu nuko agira iguha iyo umwitegereje iguha uko ameze n'icyo agamije uriya kuko wasangaga ari impinja ari abagore ari abana wose ugareye icyo gihiriri kirirukanka ntabwo gihuze ahubwo cyo gishotse igishanga wamenyaga ko hari ibyo bagiye guhiga nawe ukajyayo afande hari igihe nanone se ndavuga wowe cyangwa nabo mwari kumwe hari igihe mwigeze mugwa mu gico cy'abantu bari kwica mukabagwaho mwabigenje mute mugagwa mbese mubatunguye atari kwa kundi wenda murwanye muzi ko bari hariya hari igihe mwigeze mugwa mu bantu bari kwica mukabagwa gitumo
icyo gihe byagenze bite, byari bimeze bite? ibyo byo mwabagwagaho, hari ubwo mwagendaga wenda agace nk'aka bagoteyemo abantu, wenda uko waciye hirya ubaguyemo, wabagagamo ibyanga bikunda ibyo nta hantu wabica uruhande, ahubwo nawe wagombaga, ntabwo wazana akaboko ngo urenda gukiza nk'abantu barwana. Oya, ntabwo bishoboka. Barabarasaga, wabaraza nawe uko bagize nuko baranyanyagiraga bakagenda, wowe ukarwana no gukuraho ba bandi bakomeretse n'abakiri bazima kugira ngo ushake aho bashyira. Ubwo ugahera kukomezamo, ariko nta kukuvuga ngo ubaguyemo mu gico urabarundanije urabafashe, ibyo ntibyashoboka kuko bari bafite imyitozo ihagije. Igikorwa mwakoze cyo kubohora abicwaga, guhagarika jenoside, cyabahaye irihe somo mu buzima? Mu by'ukuri isomo ryo rirahari, sinzi n'uwavuga ngo ntaryo yakuyemo, yaba yibeshye cyangwa se hari icyo yirengagije, kuko iyo uri aho ngaho ukabona hari abantu bari bagamijwe kumva ko batabaho, ukirukanka ukababona, uyu munsi mukaba muganira, ukabona na bamwe babahishaga nabo batari bafite uwo mutima wo kugira, tutirengagije ko hari n'abahigaga ariko barebye bari mu bujiji bakanabyicuza bakanabivuga, bari hamwe. Bigerageje kubahindura, uyu nguyu araje abanye n'uyu, n'uwahishaga abanye n'uyu, nawe watabaraga muri hamwe mubaye bamwe. Ni isomo rinini cyane rigoye gusobanura cyangwa gusobanurira, ariko uri mu gihugu we wamusobanurira n'ibindi arabibona, n'inyigisho ziboneka. Bishobora kugora umuntu utari mu gihugu, uri hanze utarigeze abibona, kuko rero nabyo biteze ibibazo, ugasanga abantu b'abana ubundi 94 na mama we yari atarashaka, ariko ubu ni umugabo, ni nawe ushyira kuri za Twitter, niwe wandika kuri za, ugatekereza nk'uwo kumubwira, ariko rimwe na rimwe hari ubwo aba uriya akora ibyo atabona, ahubwo akora ari documents za se, kubera we ko yandika agashyira ibipapuro za YouTube n'ibindi bitari biriho, ariko we afite ubu byaje iterambere, agerageza kubikoporora akabyandika akabisunika, noneho bikagera ku bantu benshi. Agiye mbibona usanga ari byo bintu n'inyigisho zindi abantu bariho, ariko isomo ryo ni rinini cyane. Buri muntu iyo ubonye ubutumwa nk'ubw'uyu Adolphe Bagabo cyangwa Kamishi aguhamagara akagushimira akakwibutsa ko mwabarokoye, urabona muravuganye, arishimye aranezerewe kuba avuganye nawe, ukongera akumva ko avuganye n'umwe mu babarokoye. Hari uwo twavuganye kuri mwawumvise rekodi ye nayo n'ubutumwa yakugeneye, hari n'uyu ubyakira ute? Abantu nk'aba ngaba baba bashimira ibyo mwakoze, mwebwe mubyakira mute? Reka n'ubwo mbikubaze n'ubwo nabikubajeje kare. Biranshimisha, giye ubona uvuga ngo ni byibuze hari umuntu uri mu gihugu gushima, hari uri hanze ugushima, biragushimisha, kandi noneho ukumva bikugareyemo imbaraga. Nibura Kamishi uri hanze, ibyo ari byo n'abariya babivuga niyo bari, iyo uvuze wenda akanakumva mukanaganira, ejo wenda nawe hari ubwo ubona amakuru, ukumva hari umuntu runaka, ese ko numva aba mu mujyi runaka n'uwo mugabo, ariko mujya muvugana, nibura uwo muntu ukanamubona, iyo akubwira ati ndamubona, muganira mute, muvugana mute, wagiye unamubwira. Byibuze kuba ni ukuvuga ngo ni amaboko bufite, na hahandi babandi bavugira babwira batabizi, ariko haba hari n'abandi babizi bakabwira ati nkumare impaka, uyu nguyu waba umuzi, ese kavuga ibi, akubwira ibyo yahagazeho, yari ahari, wowe kuvuga ko wavukiye aha ngaha urabihamya ute? Ibyo bikagufasha ukumva biranagushimisha. Kuba utari hano, erega kuba mu gihugu gusa ni nk'ubwigunge, ariko iyo ufite amaboko hirya no muri ibyo bihugu birimo abo,
ni amaboko ni amaboko ni imbaraga rwose nyinshi kandi biba biguha icyizere ari nabyo bya bindi kumenya kuko ntiwamenya ibintu by'ahantu utaba. yego niyo tubasabye gukora subscribe ku biganiro byacu dukora kugira ngo ibiganiro byacu mubibone mu ba mbere. Turacyafite abantu bakeya badukurikira cyangwa se abakoze subscribe, reka dusabe uri kureba ikiganiro kugira ngo ukande kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye mu ba mbere, kandi natwe bitwereke ko dufite itsinda rigari ry'abadukurikira. Nabyo ni support tuba tubasabye. Afande, reka nanone turi gusoza dusoreze mu gice cy'ubuzima nyuma yo gutaha. Ubushize wambwiye ko watashye mu 2002, nibyo? Byari bimeze bite kumva ko urugamba rurangiye kandi igihugu kibohowe? Mwishimye bingana bite? Mwabyumvaga mwumvaga mumeze ibyo buriya hari ibintu kwishima buriya kuba kwinshi, hari uwishima bikarenga, hari n'abishima bakarira ukagira ngo arababaye kandi ari ibyishimo. Cyambere kumva ko wageze mu gihugu bitari ubushake bw'umuntu ngo arakuruye ati ngwino babe wicaye hano, ari ibyo byo kuvuga kwibohoza ni iki, ngo umuntu akubwira ati rero gederi muwe nkugiriye genda wicare hariya. Wabikoze kubera ko wabiteguye kandi ku bushake bwawe, noneho bitari ku bushake bwa naka wewe wabyikoreye ku giti cyawe. Akaniruka nka yavuga ati ntukwiye gukora ibi cyangwa ntukwiye kujyaho, noneho ukanabimutegeka byonyine umuntu kukubuza ikintu kandi ugifitiye uburenganzira ari icyawe, ukamubwira uti urabeshye noneho ngiye kugikora, ukanagikora yabishaka atabishaka ukanabikora, noneho uko ubishaka akaba ari no kubikora. Byaba na ngombwa agahaguruka ati noneho ndemeye ndaje. Iri ari ishema rikomeye cyane, ari ishema rikomeye. Afande, ubu watashye mu 2002 nyuma yo gutaha, ni kera uvuye mu gisirikari, uracyari umusirikari, ibyo igisirikari ntabwo kiva mu muntu, aho kivamo ariko cyo nikikuvamo uracyari umusirikari. Ubuzima nyuma yo kuva mu gisirikari ukaza mu buzima busanzwe, ubuzima bumeze bute? Ni ubuzima busanzwe nyine urabyumva niko bimeze. Ni ubuzima umuntu aba yasubiyemo kuko yabayemo, none aba yasubiyemo. Bukugore iyo utiyakiriye, iyo utiyakiriye ukumva ko wahora mu kintu kimwe gusa. Icya kabiri bikakugora kudashobora kubana n'abusanze. Iyo ugiye ukavuga uti koko igihe kigira igihe, nari mfite imyaka 18 ndi umusore, ngejeje imyaka 30, ngejeje 50, ndananiwe kandi hari abagomba gukomeza ako kazi nakoraga. Ukabyumva ko ari cyo gihe cyawe ugataha. Wowe icyo ukora cyambere ubuzima bukugora iyo utabyakiriye, ariko iyo byakiriye ukamenya ko ari ibibaho kandi n'ubundi n'abakera n'ibindi ngabo bacanaga uruti bagataha barabivugaga. Waragenda ugasanga abandi mungana, abandi urugero rwabo mukaganira, icyo gihe nibo wigiraho nanone uko ugomba kubaho, kuko muri kiriya gihe wari mu kazi utegereza ukwezi guhembwa, ariko noneho uragiye ntugihembwa, nta kazi ukirimo. Ni ukuvuga ugiye gukoresha amaboko yawe, ukoreshe n'abo muturanye, mubane muganire mugire. Ubwo buriya bintu biranatandukana, umuntu uri mu kazi akabona ku kwezi arahembwa, ari mu kazi ntavunika mu mutwe. Ariko hari igihe ukoresha umutwe, ukoresha amaboko, ushake no gushakisha kubana n'uwo ari we uko byakwanga byakora. So usanga benshi ari byo bigora. Ariko ubuzima bwo iyo wiyakiriye ukareba n'abandi, ujya mu nzego zitandukanye bajye kubona ukabona hari abantu bameze neza kukurenza, ariko nawe wasubiza amaso inyuma rimwe na rimwe ukabona hari abifuza kubaho nawe nk'uko ubayeho. Ubu rero wishyira muri iyo cadre y'abo bantu, muri iyo sosiyete y'abo bantu muturanye, ukumva ko ugomba guhwana nabo, ugasangira nabo,
ukansa nabo ukikuramo ya shusho wari urimo ari iyo bigiyemo ubaho wenda mu buzima bugoye utari umenyereye mu biki ariko iyo ubyakiriye ukayakira ukumva ko uri umuturage mu bandi ugomba gukora nk'uko nabo bakora ukanabigana ubaho muri uyu mujyi wa Kigali ubuzima bugoye nta kazi umuntu afite cyitwa ngo afite ahembwa ku kwezi ka buri munsi akazi akora ka buri munsi ariko uyu munsi ushobora kuvuga afite ejo ukaba utagafite byose birashoboka ubu tuvugana iyi minsi ya none hari akazi ufite akazi mvuga ni akazi uhembwa ku kwezi nanjye nibyo nkubwira ntako ariko nguhakaniye ngo nta kazi mfite naba nibeshye kuko ntakora ubuse naba ntunzwe ntabwo uriho urage nta kazi ka mpemba ku kwezi mfite ku kwezi cyangwa se ngo uyu munsi napatanye ikiraka iki n'iki oya akazi kariho niho nakubwiraga ni uguhaguruka ukegera abaturanyi ukanashakisha ukanamubwira ariko ushobora no kuza hano wenda ufite n'ikiraka cyo kubaka nkabireba ese ko ntari umufundi wakuzanira amazi ijerekani nangahe wenda ni urugero nkagenda nkakuzana ijerekani 10 nkabona 1000 nkazamuka nkataha ejo nkashaka n'undi ni kubona n'inshuti basanga wenda hari ufite isambu mukaba inshuti atari kuzaze mbona nta kintu bite uzaze nguherezeho metero kare 50 nawe ujye wihingiramo nibwo kubana niko gushaka kandi ukabikora kandi ukabaho ugasanga uri mu rugero rumwe n'abandi batwizere ko Imana izajya ica inzira akazi kakaboneka kuko ubuzima bw'i Kigali buba bugoye nta kazi noneho ku bantu bafite n'abajene bakiri batoya ubuzima bw'i Kigali burahenze dore n'ejo bundi abana bagiye ku ishuri ubu ntabwo byari byoroshye ariko reka twe kubyinjiramo cyane Imana izabigenza neza akazi kabazaboneka kuko ku kwezi ibyo Imana irimwe rwose ibyo ari byo Imana izabijyamo hari n'akataboneka ku kwezi ariko kakaboneka mu mezi angahe ejo kakaboneka iyo ugiye ushoboye kubikora ukanizigamira ukareba ne gutegura ejo ibintu birashoboka kandi ukabaho iteka iyo turi gusoza ibi ikiganiro cyangwa ibiganiro dukora dutanga inama cyane cyane ku rubyiruko ni irihe somo cyangwa inama waha urubyiruko rw'u Rwanda rw'ubu inama naho urubyiruko cyambere ni ukugira urukundo rw'igihugu cyabo kandi buriya gukunda igihugu ahenshi ntabwo ari ubutaka tuba dukunze cyane nabwo nibwo ariko gukunda abenegihugu ukuyumvamo kuri umwenegihugu urubyiruko rugenzi rwawe kari barumuna bawe bakuru bawe abasaza abakecuru kari ababyeyi bawe ukumva ubifuriza ibintu byiza bihoraho bya buri gihe nawe ukumva kandi ukishyiramo yuko hari ikintu nawe badafite wahaguruka ukakibagezaho uyu muntu ahananiwe reka nkore iki kugira ngo uyu muntu nawe azamuka areshya n'abandi cyangwa se ngire icyo mwunganira ubundi cyane cyane burya iyo wakunze igihugu ugakunda bene gihugu ukitabira akazi ugakunda akazi ukumva ko utagomba kubaho ari uko baguhaye cyangwa ukumva uhora wifuza ko wabona akazi nka byawe ni kuvuga uti cyangira umushoferi nkajya ntwara imodoka gusa ariko ukumva ko akazi kose gashobora kugutunga kandi kagatunga bene gihugu ari ikintu cyaba ingirakamaro kuruta afande ikibazo cya nyuma turi no gusoza iyo ubonye u Rwanda rw'uyu munsi ubona ibyo uko rumeze iyo ubonye u Rwanda rw'uyu munsi ubona ibyo mwaharaniye byaragezweho cyangwa ibyo mwarwaniraga byaragezweho uburyo kuri ibintu buriya
ngo ugaya ngo ibyo abikeneramo ibyo ari byo ugereranije rwose ibyo twarwaniye njyewe ariko ku giti cyanjye uko mbyumva nibura hafi 80 imaze kugerwaho kuko byari uguhuza abanyarwanda barahuye ubu barabana barashyingirana umwe arajya aho ashaka undi akubaka aho ashaka undi agakora ibyo akora ibintu by'iterambere bimaze kugerwaho ubu ugiye mu gihugu henshi hari ahantu wacaga mu mashyamba ni imihanda ya za kaburimbo amashuri yari mbarwa muri iki gihugu ubu ndahamya ko ari nta n'umurenge wajyamo ngo uburemo ibigo 2-3 by'amashuri kandi imbere wagisangaga ikigo ugasanga umuntu aragenda ibirometero 40 uragenda umuntu bagendanaga urumuri akagura itoroshi waguze toroshi akaba yabaye umukire ariko uragenda nta murenge wageramo ngo usange nta muriro urimo nubwo wenda itarakwira hose ibintu ntabwo bizira icyarimwe ariko nta hantu ugenda uri mu modoka ngo uzasange ugende ibirometero 10 ari icuraburindi ni hake wenda bigenda bishoboka kubera bimwe bitarahagera mu by'ukuri buriya kuvuga ngo ibyo twarwaniye ibyo twaharaniye ibyo twashakaga ntibyabonetse waba wibeshye ahubwo umuntu uvuga ngo ntibiraboneka ni bya bindi uba ushaka kugira ngo twavugaga umuntu kuza witwaje igikombe ukumva bagusukiramo amazi utazi n'umugezi aho yaturutse ariko ibintu ugereranije nibura nka 85 byagezweho kuko byari iterambere turarifite mu gihugu urugero rero n'abanyamahanga n'abantu iyo baje baravuga ati ariko sore ni rwa Rwanda aho umuntu ageze arakora umwana ariga abana barigira ubuntu abantu mu by'ukuri kwaba ari ukwipfobya nawe ari ukwisuzugura ntacyo waba ushima mu buzima bwawe. Afande reka ngushimire ku kiganiro cyiza muduhaye ntabwo gusa ari amateka mutubwiye ahubwo ni isomo rikomeye ku butwari indangagaciro no gukunda igihugu. Reka ngushimire murakoze cyane Imana ikomeze barinde kandi ibakomeze. Namwe murakoze turabashimiye kuba mwagomye umwanya wanyu wenda mukadushaka mukaza tukaganira ni byiza ndabashimiye kandi nabo bahamagaraga no mugabo ntuzabahamagaraga n'abandi bashimire uti murakoze rwose byamunejeje kandi byamushimishije bababwire bari kukureba ubu byamushimishije nejo bundi Imana ikiduhagaritse tuzajya tuganira kandi twungurana ibitekerezo n'umuntu wenda n'icyo umuntu yibagiwe undamwibutse bose nabashimiye murakoze.